iyo ugiye kurambagiza umukobwa ntashobora kukureba mu maso, abahumeka gahoro kugira ngo ntareba ntavuga, reka uzamugezeyo. Hanyuma akubwira ati n'iwacu twarajyaga, ujye witonda, ni 50-50. Ihurizo rikomeye riri hehe? Ni gute umuntu yatunga iby'isi bidafite umwanya mu mutima? Ni gute umuntu yabigira byinshi agakomeza kuramya Imana yabimuhaye, Imana igakomeza kuba iya mbere kandi bihari? Imana yababwiye ko bazajya begeranya amanu y'umunsi umwe, hanyuma ku isabato niho bari bemerewe kwegeranya inshuro kabiri. Noneho iyo umuntu yegeranya byinshi biruta ibyo abasha kumara, ngo byaratuba ngo agasanga ntacu yungutse, cyangwa se bagasanga byaboze, nta kintu cyaryohera nk'amanu, nta n'ikintu cyanuka nk'amanu mu gihe utubahirije amategeko y'Imana. Nimurebe iyi si iyi, ibyo twita imigisha, hari abantu byanukiye ku buryo bafite depression ku rwego rutabaho. Niba uhura n'ikigeragezo gito kigasiga kikugejeje kure, umunsi haje ibikomeye, mwibuke ko kugeragezwa ni principe y'ubwami bw'Imana. Nta muntu azajya mu ijuru atarageragejwe. Ijisho irebesha mu mutima w'umukristo ikigeragezo. Uko witwara mu kigeragezo nibyo bigaragaza uriwe. Agiye nicara nkareba ibintu bikorwa mu matorero, umujinya ukanyica, indirimbo ziririmbwa ntabwo ari gospel, ni uburozi. 70% zigizwe n'ibikomere n'inzara n'agahinda. Ni umuntu afata uwo mwanda wose akawusuka mu bantu, tukabisamira hejuru tubwira ngo ni gospel, naho ni uburozi. Dusigaye turirimbana n'abatinganyi, n'abanywa inzoga, n'abafite abagore nka batatu, n'abakuye mwinda. Mana we camukazi udatinze. Torero ry'i Rwanda, nitutumva imvugo y'Imana, nitutumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe mu bijyanye no guhinduka no kugira Imana ya mbere no kwiramisha umutima wose n'ibitekerezo, itorero ry'u Rwanda tuzize ikintu kimwe. Nshimiye Imana ko impaye amahirwe cyangwa se ubuntu bwo kubana namwe muri iri teraniro. Wagize neza ko waje. Ntabwo abantu bagikunda kuba mu nzu y'Imana, ariko ngira ngo ni ukudasobanukirwa impamvu yo kuhaba. Mu bagabo bamwe nubaha cyane harimwo Dawidi. Yari umuntu yatangiriye hasi, ariko Imana iramuzamura imugeza kure cyane. Yaravuze ngo narishimye ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Imana. Afite umunezero wo kwari kuba mu nzu y'Imana. Hanyuma arebye ibintu bihakorerwa, aravuga ngo kuhamara umunsi umwe biruta kumara imyaka 1000 ahandi. Abantu bari hano bize imibare bazampurize, ni biki yabonye mu munsi umwe arutisha imyaka 1000. Uruzi ko mu busabane bwawe n'Imana, Imana ishobora gutangirana nawe ikintu itigeze ivuga mu muryango wayo, igakorana nawe ikintu gikomeye kibaye ku isi aribwo bwa mbere, kubera ubusabane mufitanye. Nihutishije, Dawidi yapfuye yifuza kuba umuzamu w'urusengero. Yaravuze ngo nanezezwa no guhagarara ku marembo y'inzu y'Imana. Apana hano ku ruhimbi, hano harakomeye. Ibaze boss excellence w'igihugu ahindutse umuzamu w'urusengero. Ako ni ku gaciro k'inzu y'Imana. Abisirayeli bazi agaciro k'urusengero. Hanyuma narondogoye rero, ndabashimiye ko mwaje. Gusenga ntabwo ari impano, gusenga ni itegeko. Ahantu hose Bibiliya ivuga gusenga bakoresheje imperative. Musenge mutajya mu mosha, musengeshe umwuka iteka, musenge ubudasiba. Gusenga bikwiye kuba ubuzima. Kandi iyo umuntu ashize itegeko, ashiraho igihano kizahana uwishe itegeko. Gusenga bikwiye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Agakuru keza nababwira nuko iyo umuntu asenga neza nta depression agira, ntabwo ushobora kugira ihungabana usenga neza, kubera ko ibyakaguhungabana ijuru bisohora, ukabibwira Yesu, umutima ukaruhuka.
bikwiye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Intego bampaye iri muri Yeremiya 31 murongo wa 4. Yeremiya 31 murongo wa 4. Yeremiya 31 murongo wa 4 haravuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Amen. Ngira ngo tugiye kuganira ku kubakwa n'Imana. Imana izongera kutwubaka, kandi tuzongera kuririmba indirimbo z'abanezerewe. Uyu mugabo yahanuye ni Yeremiya. Yeremiya ari mu bahanuzi bakuru. Hanyuma yahanuye mu gihe kimeze gute? Yahanuriye Abisirayeli mbere yuko bajya mu bunyage, n'igihe bari bagezeyo. Murabizi ko Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa, ntiyahitamwo kubanyuza mu nzira unyuze ku misozi ya Sinayi ukazamuka muri iriya nzira y'Igaza uhita ugera muri Isirayeli. Ni urugendo rw'ukwezi ku muntu w'umugabo amenyereye kugenda mu butayu. Iyo nzira si Imana yahisemo kubanyuzamo, yahisemo kubanyuza mu nzira y'ibizigu y'imyaka 40. Atari uko ibanga, ntabwo Imana yabangaga, yabikoze ibishaka, kubera ko bari baramaze imyaka 430 muri Egiputa. Hari harangiritse ibintu byinshi ku buryo kimwe mu byari byarapfuye nta nubwo bari bakimenya ngo Uwiteka ninde. Bagomba kugira ahantu Imana ibatoreza, kuko ntabwo bari kwinjira mu gihugu cyera, ntabwo bari kwinjira mu gihugu gitunganye, bo banduye, ntabwo byari bushoboka. Agakiza kagizwe n'ibice bitatu. Twarakijijwe igihe twatsindishirizwa, turiho turakizwa mu buryo bwo kwezwa, hanyuma tuzakizwa twambuye imibiri twinjiye mu gihugu gitunganye. Nagira ngo mbabwire ko ubu buzima bw'ubutayu rimwe na rimwe buba buri ngombwa kugira ngo Imana idutoze kuyimenya cyane. Mu butayu mu myaka 40 Imana yari igiye kubigisha isomo rimwe gusa, ko umuntu adatungwa n'umutsima, atungwa n'ijambo ry'Imana. Ako kantu bakiza imyaka 40 kicamo miliyoni 2. Bavuye ari miliyoni 2,500, hafi miliyoni 2 zose zapfiriye mu butayu, kubera ko ako kantu kabananiye kumva mu myaka 40. Mu by'ukuri hari imishinga 2 yizwe neza, Imana yitonde iricara n'abayenjeniyeri bayiga mu buryo bwa gihanga. Uwa mbere ni uwo gukura Abisirayeli muri Egiputa, uwa kabiri ni uwo gucungura itorero. Muri Egiputa, mbere yuko bajyayo, Imana yavuganye na Aburahamu iramubwira ngo urubyaro rwawe bazakorera abandi bantu imyaka 400, nyuma nzabakuza y'amaboko akomeye. Kuva Imana ibivuze yatangiye kubikoraho buri munsi yabikoragaho kugira ngo irebe ukuntu izabakurayo, kubera ko Egiputa y'icyo gihe yari imeze nka Amerika y'ubu, yari empire, bayoboraga ibihugu 120. Kugira ngo ukure abantu mu maboko ya Farawo w'icyo gihe ntabwo byari ibintu byoroshye, byasabye imbaraga z'ubumana n'ibihano 10 bikomeye kuri Farawo. Hanyuma Imana yari izi neza ko bazanyura ku nyanja itukura ifite ubujyakuzimu bwa metero 2,000. Aho hantu Bibiliya iravuga ngo ihuhutisha umuyaga ijoro rimwe, ibakorera umuhanda nka kaburimbo, n'abana barambuka n'amatungo arambuka. Imbaraga zakoze ibyo ziracakorera mu itorero. Hanyuma yari izi ko mu butayu hashuha kugera kuri dogere 50. Ku manywa ikababera inkingi y'igicu kugira ngo ubushuhe butabica, mwibuke ko ari impinja. Nijoro harakonja hakaba munsi ya 0. Imana ibazanira inkingi y'umuriro kubera impamvu 2, kugira ngo bayote ibamara imbeho, ariko nanone bamurikira urugendo rudahagarara. Mutekereza abantu 2,500,000, uwari kubaha ibitoke bidahasa
na yahe makamyo yari kubyikorera nubwo byari kuba ibirayi? Hanyuma se baramutse byibuze bibagezeho, ibishingwe bari kubibikaye? Imana mu bumana bwayo, Bibiliya iravuga muri Zaburi ngo yabahaye ku masaka yo mu ijuru, ibaha umutsima ukoze neza witwa manu, umwana yarawujyaga ntagware bwashi, n'umusaza w'imyaka 70 akawujya nawe akamera neza. Muri manu hari harimo ibintu byose. Kubera ko mu butayu nta mwanya bari bafite wo kudoda imyenda, agakanzu bambitse umwana yavutse yarakuraga n'ikanzu igakura. Mu myaka 40 ntabwo bigeze bahindura imyenda. Agakweto bambitse umwana yavutse mu butayu, ikirenge cyarakuraga n'agakweto kagakura. Mu myaka 40 Bibiliya irahamya ko batigeze bahindura inkweto. Hanyuma kubera faveur y'itorero, kubera Imana yubaha itorero, yamejeje urutare amaguru, sterine y'Imana. Imana yamejeje urutare amaguru, sterine y'amazi irabakurikira. Nta kindi gihe byigeze bibaho ko ibuye rigenda. Nagira mbabwire ko itorero ryubatswe ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Iliminati yahaguruka, ubutinganyi bwakwiyongera ku kihe kigero, abafarmaso n'abandi bantu bose bahaguruka, birabareba nta nico bimbwiye. Itorero ryubatswe ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Abagerageje bose ntibabishoboye. Kuva itorero rikiri mu isi, kuva itorero rikiri mu isi, ibyaryo abikurikiranira hafi, ararikuyakuya, azagisha ritagira ikizinga. Itorero ni umushinga. Proje zanyu, amaproje yanyu muyashoramwe amafaranga, iri umushinga yawushoyemwe amaraso. Iby'itorero abikurikiranira hafi. Hanyuma Abisirayeli nyuma y'imyaka 40 Imana ibonye igizaho igejeje, isinya amasezerano nabo, irababwira ngo nimumara kujya mukabyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, mugahinga mukeza, ntimuzibagire Imana yabatungiye mu butayu imyaka uko ari 40. Hanyuma hari amasomo bari bize muri iyi myaka 40 bamaze mu butayu. Iya mbere nuko bagomba gusiba muri bo kuramya ibigirwamana, bakaramya Imana nyamana. Agamba mbabwire ko ikintu cyose ukunda kuruta uko ukunda Imana ni ikigirwamana. Ikintu cyose wumva ko kitariho nawe utabaho ni ikigirwamana. Ikintu cyose gifata umwanya munini mu bwonko bwawe ugitekerezaho ni ikigirwamana. Icubero cyawe gishobora kuba ikigirwamana, umutungo ufite wawuramya, telefone ufite mu ntoke wayiramya. Ikintu cyose kigize ubuzima bwawe gishobora gusimbura Imana mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri, ni ikigirwamana. Hanyuma icya kabiri, Imana yabigishije isomo ryo kudakunda isi. Paulo haraho yageze aravuga ngo isi ngo nyiriye bibambye munayikandeba mbambye. Ruriya rukuta ndabizi neza ko nubwo rwakumbura ruriya rukabisengera rukiyiriza, ntabwo izi nkuta zizigera zihura, ntabwo haba kibaye rusengero. Isi tugomba kuyireba ibambye, natwe ikatureba tubambye, kuko ikiri mu isi cyose ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri. Iyo uba muri Kristo Yesu neza, ibyo bigomba kuba bibambye, nta mishikirano. Ihurizo rikomeye riri hehe? Ni gute umuntu yatunga iby'isi bidafite umwanya mu mutima? Ni gute umuntu yabigira byinshi agakomeza kuramya Imana yabimuhaye, Imana igakomeza kuba iya mbere kandi bihari? Izo mbaraga ziva mu guca mu butayu neza, ukumva isomo Imana ishaka kukwigisha. Ikindi bagomba kumenya Uwiteka. Kumumenya, hari ikibazo dufite cyo kubimenya mu mutwe no mu mpapuro, ariko bidasa n'ubuzima tubaho bwa buri munsi.
abarokore bazi kubiririmba no kubyigisha, bazi kuvuga disikuru nziza cyane, ariko sibwo buzima babaho ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu. Inkuru idashimishije. Ibintu tubwira bitaraguhinduye ninde byahindura? Ibintu bitagukije ninde byakiza? Ikindi, bagomba kwiga kunyugwa. Imana yababwiye ko bazajya begeranya manu y'umunsi umwe, hanyuma ku isabato niho bari bemerewe kwegeranya inshuro kabiri. Noneho iyo umuntu yegeranya byinshi biruta ibyo abasha kumara, ngo byaratuba ngo agasanga ntaco yungutse, cyangwa se bagasanga byaboze, nta kintu cyaryohera nk'amanu, nta n'ikintu cyanuka nk'amanu mu gihe utubahirije amategeko y'Imana. Nimurebe iyi si iyi, ibyo twita imigisha, hari abantu byanukiye ku buryo bafite depression ku rwego rutabaho, akajyama ku matera ya miliyoni 3, akaba agenda mu modoka ya miliyoni 100, akaba ibyo wita umunezero byose abifite, ariko akarara adasinziriye. Kibaza ni gute byanutse kandi bihari? Nyene iyo ukuyemo Uwiteka ugashiramo ibindi byose ntihuzura. Nyamara umuririmbyi yaririmbye ngo arampaza wenyine. Igihe Danieli yasobanuriye inzozi umwami yarose, ngo yabonye igishushanyo, sinshaka kugisubiramo cyose, ariko ngo yaje kubona ibuye ngo rije gikubita ku maguru y'icyo gishushanyo, ngo rirangije rirakura byuzura isi yose. Iyo Yesu yakuzuye, ibindi byose byaba bike byaba byinshi biba umugisha. Babwira akantu gakomeye, ubuzima bwo mu isi Imana yarabunganishije, ahubwo nuko kunyugwa byatunaniye. None se waguze ikiro cy'umuceri n'uwaguze umufuka w'umuceri bose ntibariye umuceri? Ubu imyenda yose mufite mwaje muyambaye? Ufite inzu y'ibyumba 3 n'ufite inzu y'icumba bose ntibaraye mu cumba? Ufite imodoka y'imyanya 5 n'uwaguze n'uwishuye bisi hano imigeza mu mujyi bose ntibagiye mu modoka? Mufite ikihe kibazo? Kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamwo inyungu. Kubaha Imana gufatanyije no kugira umutima utanyuzwe egari igihombo, uzahora muri muwe. Ubuzima buzagukubita ku giti, uhora wiruka ariko uhora utanezerewe. Bagomba kwiga kunyugwa. Hanyuma ikindi, ntabwo Imana igwanya kugira stock, nta nubwo Imana igwanya ko tugira konti y'amafaranga, nta nubwo Imana yanga ko tugira garderobe yuzuye imyenda. Oya, ahubwo ikintu Imana ishaka, muribuka ko mu butayu yababwiye kwegeranya manu y'umunsi umwe, hanyuma mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo uduhe ifunguro ryacu. Ntabwo Imana igwanya ibyo byose navuze, ahubwo icyo ishaka ni ubusabane bwacu nayo buri munsi. Imana ni boss, ishaka kwigaruka mu maso buri munsi, ukayibwira ngo ni wowe ungize, uri umwami wanjye, uri umukiza wanjye. Yifuza ko twubaka ubusabane nayo buri munsi. Abantu benshi Imana irabakunda, ariko ntabwo bari inshuti n'Imana, kubera ko byabananiye kubaka ubusabane. N'abari inshuti si inshuti magara. Bageze mu igihugu cy'isezerano, umugwa mukuru wari Shilo. Hanyuma Shilo bahamaze imyaka 400. Mu gihe cyo kwa Eli ibintu byari bimaze kuba nabi, nako si ico gihe Yosuwa kihari, imitima y'abahindukira ibigirwamana, kugeza ubwo yidekarara akavuga ngo niba ari bibi kuri mwebwe gukorera Uwiteka, ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nyuma yaho hakurikiye abacamanza, ibintu bikomeza kuba kavuyo nako agatogo bimera nabi. Mu gihe cyo kwa Eli byari byarabaye nabi cyane. Bibiliya iravuga ngo abahungu bo kwa Eli bari bageze ubwo basambanira mu rusengero.
bari bageze ubwo bakoresha ibitambo uko babibonye. Yani mu ijambo rimwe hari harabaye iki? Icubahiro cy'Imana carashize, hasigara imihango y'ubutambyi Imana yarimutse. Nicyo kiri kuba ku nsengero no mu mitima y'abantu benshi. Basigaranye amadisipline meza y'amadini n'amatorero n'imitegekere n'ibindi bintu, ariko iyo ushatse kubaho kw'Imana urakubura. Nicyo kibazo cyari kihari. Hanyuma Abafilisitiya baje kubatera baravuga ati impamvu turimo gutsindwa nuko twibagiwe isanduku. Bajya kuyizana, bayizanye ngo igeze mu rugerero rw'Abisirayeli ngo bavuze induru bariyamira nkaho Imana ije. Ariko nubwo isanduku yari ikihari, kubaho kw'Imana kwari kwaragiye, kubera ko ntishobora kuba ahantu handuye. Ntabwo bibaho. Abafilisitiya baravuga ngo twigwaneho, tugwane kugeza ku wa nyuma, kuko ntandi mahitamo dufite, gusubira inyuma ntibirimo. Baragwana, isanduku barayifata, abahungu ba Eli bose barapfa. Umutambyi Eli yumvise ko isanduku yagiye, ngo aramanuka akuba ijosi arapfa. Umukazana we ahita abyara umwana udagejeje igihe, amwita Ikabodi. Icubahiro gishize mu Bisirayeli. Mbabwira ikintu gikomeye. Ikintu gikomeye nshaka kubabwira. Abisirayeli bazize akantu kamwe kitwa akamenyero. Umuntu amenyera icyo yamenye. Ubu hari abantu baje hano mu rusengero bagifite igihunga cy'ibyaha, ntiyashobora gukererwa n'umunota n'umwe. Akaza babaye, ubona yahagira, ubona ashaka uwamutabara. Ariko uko umuntu atinda mu rusengero, agenda amenyera uko baririmba, uko basirimba, uko bakorera Imana, uko imirimo yose isimburana, agatangira gucira imanza abigisha neza n'abigisha nabi. Aba yatangiye kumenyera ibintu byose uko bikogwa. Niba ari ikintu kibi ku isi, nakamenyero. Iyo umuntu ajya gusaba akazi, ntakererwa n'umunota umwe, ahagira iminota 30 mbere. Ariko iyo atangiye kumenya boss, imiterere ye n'ibyo akunda n'uburakari bw'igihe bumara, atangira kurenza 5, 10, hanyuma agakererwa umunsi wose. Iyo ugiye kurambagiza umukobwa, ntashobora kukureba mu maso, abahumeka gahoro kugira ngo ntareba ntavuga, reka uzamugezeyo. Hanyuma kubwira ati ni wacu twarajyaga, ujye witonda, ni 50. Umuntu amenyera icyo yamenye. Itorero ry'u Rwanda tuzize ikintu kimwe, akamenyero. Tuzize akamenyero gusa. Imana uzayimenye, ugarukiraho, uzirinde kuyimenyera. Uzayimenye gusa. Akamenyero ni kabi, gasenya ibintu byinshi. None iyo umenyereye Imana byo ni bibi cyane cyane. Bibiliya yatubwiye ngo byaje kugera igihe bajya mu bunyage. Ubwo ngeze igihe Yeremiya yahanuye noneho. Bajya mu bunyage bw'imyaka 70 i Babuloni. Iyo uvuye muri Isirayeli ugakoresha vore y'indege, kuva aho bari kugera aho bagiye ni ibirometero 2000 uciye mu kirere. Birumvikana unyuze mu mibande no mu misozi, bishobora kuba ari ibihumbi hafi 3. Rwari urugendo rw'amezi 4 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Rwari urugendo rw'amezi 4 ku muntu w'umugabo amenyereye kugenda mu butayu. Mwibuke ko batagiye n'imodoka, nta nubwo bagiye n'indege, bagiye bahambiriye n'iminyururu, bagiye babica umugenda, babijyana i Babuloni. Kugeza uyu munsi imva ya Danieli iri Baghdad muri Iraq, niho i Babuloni y'ico gihe. Hanyuma babaho ubuzima bubi cyane. Yeremiya yari yarabahanuye aravuga ati mwabantu nimukomeza kumenyera Imana. Hari ikintu cyabaye mu Rwanda muri 2018, sinzi niba mwarabibonye.
hafunzwe insengero hafi 8,000 mu gihugu. Noneho mpamagara umupasiteri inshuti yanjye ndamubwira, ubu rero mugiye kubeshabesha mushireho udupave n'agasound proof. Ndababwira muri ibi bibaye harimo ishure ry'Imana, kandi nituva ngo tutaryumvisha leta tukayibeshabesha tugashiraho pave na sound proof tukasiga n'akarangi tukumva ivyo gusa ntitumenye imvugo y'Imana muri iki kintu, hazaza ikindi kizatwemeza. Icyabaye se 2020 habaye covid, twese tuguma mu rugo amezi 3. Niba nibi nabyo tutumvisha ikintu Imana ishaka kuvugana n'itorero ry'Imana mu Rwanda, hazaza ikindi. Kubera ko Imana nta kintu. Mwari muzi ko bagiye mu bunyage bw'imyaka 70 hanyuma bagataha, mu nyuma yaho ubunyage bwa mbere bwabaye mu gihe cyo kwa Eli. Abafilisitiya nyine baraza barabigarurira kugeza ubwo ngo nta nubwo umuntu nta muntu yari afite icumu usibye Sawuli gusa, nta n'umuntu yari yemerewe gutunga inkota, ngo n'umuntu yashaka kujya gucyaza ngo yajyaga mu Bafilisitiya. Mwumva aho bari bageze. Ibyo birahava bajya mu bunyage bw'imyaka 70. Isirayeli ntiyumva, ntabwo bigeze bumva icyo Imana ishaka kubigisha. Uzi ikintu cyabaye? Noneho muri 70 nyuma ya Yesu bagiye mu bunyage bw'imyaka 1900 bava ku ikarita y'isi. Bagarutse ejo bundi muri 48 kuva muri 70. Torero ry'i Rwanda nitutumva imvugo y'Imana, nitutumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe mu bijyanye no guhinduka no kugira Imana ya mbere no kwiramisha umutima wose n'ibitekerezo. Imana natangiye mbabwira ngo nyiri umushinga ushoyemwe amaraso, nta kintu wamubesha. Itorero ibyajya bikurikiranira hafi. Hanyuma Yeremiya ubuhanuzi bwe bwaravuga ngo nzongera kububaka. Imana niyo kwizegwa, ibyivuze irabikora. Erega n'ubu yongeye kuduha amahirwe. Nigeze kubaza umushumba umwe covid irangiye ndamubaza, ese turahita dukomereza aho twari tugejeje? Turahita twongera tugaruka mu biterane, twongere dusirimbe dusimbuke? Ahici Imana ishaka yavuganye natwe muri covid twaracumbije. Muza abantu baguye muri covid uko bangana. Abantu barishingiye, banyweye inzoga, barasambanye, barebye pornography, filime z'amaseri zabonye umwanya wo kuzireba. Abantu baraguye bava ku Mana mu buryo buteye ubwoba. None ubwo bari bahagaze. Niba covid gusa ishobora kugusha abangana gutyo, nta totezwa rihari, nta wagukubise, nta n'uwagufunze, umunsi haje akarengana. Twese dukomereza aho twari tugejeje, turagaruka turasirimba. Muziki ntushari gikenewe n'ukubaka umukristo ku buryo nubwo yamara imyaka 10 mu rugo cyangwa yakwimukira ahantu hataba urusengero, azakomeza kuvuga ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose kuzageza kugupfa. None idini ryakomereje aho ryari rigejeje. Sawa, mukomeze musirimba. Ngiye naco mfa nabyo. Iyo umuntu asirimba neza nta diabete uzagwara pe. Ikibazo cy'isukari n'umuvuduko ntaco pe. Kuko ni sport ihagije. Ni sawa, ariko ujye wibuka ko Imana igomba kukubaka mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Uko wifata mu kigeragezo nibyo bigaragaza uburyo wubatse, ibindi n'amashengo. Reaction ukora wageragejwe nibyo bigaragaza uriwe imbere. Niba uhura n'ikigeragezo gito kigasiga kikugejeje kure, umunsi haje ibikomeye. Nibuke ko kugeragezwa ni principe y'ubwami bw'Imana. Nta muntu azajya mu ijuru atarageragejwe. Yesu yaravuze ngo aba nibo bagumanye nanjye mu byo nageragejwe byose, none data baho ubwami.
yewe niyo mpamvu no mu ngoma y'imyaka igihumbi Satani ntabwo bazamukuraho, bazamuhambirira ahantu. Ingoma y'imyaka igihumbi irangiye azabohogwa aze kugerageza abavutse mu ngoma y'imyaka igihumbi, kuko kugeragezwa ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Gutega kwa 2:18 haravuga ngo yarabagerageje ngo kugira ngo arebe mu mutima ngo ko bazitondera amategeko cyangwa batazayitondera. Ijisho ry'Imana ku mukristo ni ikigeragezo. Ijisho irebesha mu mutima w'umukristo ni ikigeragezo. Uko witwara mu kigeragezo nibyo bigaragaza uriwe, nibyo bigaragaza ubukure bwo mu mwuka, nibyo bigaragaza uburyo wakorera Imana cyangwa se icyizere Imana yakugirira. Hanyuma Abisirayeli Imana ibasezeranya ko izongera kububaka. Nagira ngo mbabwire kuri uyu mugoroba ko umuntu aba yubatse neza iyo yubatse neza mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza barihutaga, muzababwire bagaruke. Barihutaga, baje kutubwira gutsindishirizwa gusa. Twakira Kristo nk'umukiza, ntitwamwakira nk'umwami w'ubuzima bwacu. Hanyuma bariruka bashinga amatorero mu bihugu, ariko batatubwiye agakiza kuzuye, badasize batwubatse neza mu mwuka, mu bugingo n'umubiri. Niyo mpamvu ibibazo byaje nyuma byasize bitugaraguye, kuko byasanze twubatse nabi. Iyo Bibiliya ivuga ngo nzongera kukubaka, ni uko icyagutwaye i Babuloni nuko wubatse nabi. Nzongera kukubaka, nzongera kukubaka. Hade usabana gute? Ni umuntu agizwe n'ibice bitatu ukurikije Abatesalonike 5:23-24. Imana y'amahoro ibeze rwose, umwuka wanyu, ubugingo n'umubiri birarindwe bitazagira umugayo bw'umwami wacu Yesu azaza. Mu gice cy'umwuka wubatse gute? Hanyuma se mu bugingo dusubire hiryaho gato. Mu mwuka usabana gute n'Imana? Ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ukaba ushobora kureba muri gusikororinga kuri telefone, ukajya ku mbuga nkoranyambaga amasaha 4-5 udashobora gupfuka 30. Abantu bari hano bagize abafiyanse. Hari umuntu yananirwa kujya kuvugana na fiyanse koko? Fiyanse se yakwandikira akandiko ukarara utarangije kugasoma? Nta yibi hari. None Bibiliya ko ari akandiko ka fiyanse akaba yarasize atwandikiye, umaze kukarangiza kangahe? Kujya kuvugana na fiyanse ntibivuna, biroroha. Dushobora kuba twarakiriye idini ariko tutarakiriye urukundo rw'Imana. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ngo ni 100%, n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Hanyuma mu mwuka hari ibintu ukwiye kwitonda. Icyambere ni ukuvuka uburyo wakiriye Yesu. Iyo none kuba mfite umwene guhita mpera hariya, iyo tuba dufite nk'ijoro ryose, buri wese yari kutubwira ukuntu yavutse. Kuvuka bigira amategeko. Ibihamya ni bitatu: umwuka, amazi n'amaraso. Nta muntu ashobora kuvuka amazi atamenetse, ntibibaho. Hajya wihanyurira cyangwa wihanyuseka. Iyo umwuka akubyaye ugasobanukirwa ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ari ubugingo buhoraho, ko Imana igukijije kurimbuka by'iteka, ntabwo wakwihanuseka. Amazi arameneka, urarira. Umukristo ageze ku musaraba ngo yabonye ubambwe asa n'ubambwa ako kanya kandi abambiwe ibyaha bye, ngo atangira kurira ku buryo atashobora kwifata. Akirira umutwaro muva mu bitugu korokera mu mva. Haza abagabo batatu, umwe amwambura ubushwambagara amwambika umwenda mwiza.
hanyuma undi amushyiraho ikimenyetso mu ruhanga, aravuga ngo uhereye none uri umwana w'Imana. Undi araza muha umuzingo w'igitabo, aramubwira ngo niwitondere ibyanditswe ngo bizakubera urufunguzo rw'ijuru. Hajya amazi yaramenetse, ibihamya ni bitatu: umwuka, amazi n'amaraso. Ntimureba ko abagabo b'Abanyafurika turi abantu bazi kumetiriza amarangamutima yacu? Nuwagukubita ntiwarira, ariko umunsi wafashwe n'umwuka, amarira azamanuka avange n'ibimyira, wibagirwa ko uri umugabo. Niho hantu honyine ushobora kwisanzura. Nta mwana uvuka amaraso atamenetse. Wabyara na cesarienne, wabyara neza, amaraso arameneka. N'umwuka nawe nuko. Hajya wowe wavutse ute? Mbere yuko tuvuga ngo Imana izakubaka, wavutse ute? Mfite ikibazo kuri generation dufite ntoya. Baje basanga dusenga bakomerezaho, ariko Imana ntigira buzukurigira abana, buri wese arivukira. Umuntu wese arivukira mu bwami bw'Imana. Mana yo kubera ko bativukiye, baraje nyine basanga bakomerezaho. Ni byiza pe, ni byiza kuba bahari, ariko uzajya ubwira Yesu ngo ndagushaka ku giti cyanjye, ku giti cyanjye igira abana. Hanyuma tugomba kureba ukundisha Imana umutima wose. Yarakubyaye, Imana ni so, hanyuma uyikundisha umutima wose. Ikindi, wubatse ubusabane kuri yo. Iyo usomye Bibiliya ukareba abantu basabanye n'Imana, rimwe mba numva mfite isoni, nkajya nibaza se nzahagarara ku murongo umwe nabo batugororere twembi. Muzi ko Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, ihita imutwara mu ijuru adapfuye. Muzi ikintu yarikoze irenga yobora. Imana yaravuze ngo ubwo umuntu akoze icyaha gupfa ko azapfa, ariko kuko ari umuntu w'inshuti yayo magara, ifata umwanzuro wo kwivuguruza, imutwara mu ijuru adapfuye. Mwari muzi ko Nowa Imana yamuhishuriye ibintu bisigaje imyaka 120 bikaba. Uzi ko Imana yabwiye Aburahamu ngo natinyuka nte kurimbura Sodomu, ntabwiye inshuti yanjye magara Aburahamu yazangaye. Mwari muzi ko Mose yagiriye inama Imana, imubwiye ngo reba bijya bakiraniwe mbice zaguhindura ishanga rikomeye. Aravuga atoya, ndashaka kuguha igitekerezo, urihuse. Nubica Abanyegiputa bazaguseka, bazavuga ngo ibiryo byaragushiranye, ubuze ico kubaha urabica. Imana yemera igitekerezo. None twebwe twizere ibirayi byo mu ruhengeri, mu n'inzu yo kuba mu mbega ibintu biciriritse, ariko ntawaturenganya. Niho tugeze, niho tugeze pe. Ibintu bizashirana nawe. Abandi bari bafite amasezerano y'imyaka 600. Yesaya yahanuye Yesu avuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, hasigaye imyaka 600 ngo avuke. None amasezerano dufite na y'imyenda n'ibiryo ni birayi kabisa. Icyakora mu bintu nyasaba Imana ngo nzabibone mbere y'uko mpfa, n'ububyutse bw'itorero. Ikintu nifuza kuzabona mbere y'uko mpfa, ingiriye ubuntu, no kuzabona itorero ryongeye gusubirana ububyutse. Ahege nicara nkareba ibintu bikorwa mu matorero, umujinya ukanyica. Indirimbo ziririmbwa ntabwo ari gospel, n'uburozi. 70% zigizwe n'ibikomere n'inzara n'agahinda. Ni umuntu afata uwo mwanda wose akawusuka mu bantu, tukabisamira hejuru tubwira ngo ni gospel, naho n'uburozi. Ibyitwa ivuga butumwa ni ibintu bigaruka ku bijyanye n'umubiri gusa. Beneda izongere twubake, izongere twubake we. Imana izongere twubake, Imana izongere twubake, izongere twubake. Umuntu agizwe n'umwuka, ubugingo n'umubiri. Mu mwuka ugomba kuba waravutse ukundisha Imana umutima wose, warubatse ubusabane, ufite itegeko ry'umwuka ritsinda kamere.
Paulo yatangiye avuga ngo nshaka gukora icyiza ikibi kikantanga imbere, ariko aravuga ngo napfanye nawe nzukana nawe. Avuga imirimo 16 ya kamere, ariko ahita avuga n'imbuto z'umwuka. Ageze haravuga ahishurirwa Kristo ku kigero kiri hejuru, aravuga ngo isho nahawe n'umwami kumenya, nisho nababwiye nanjye. Hanyuma ageze aho aravuga ngo ndamarana kugira ngo mfate icyatumye mfatwa na Kristo Yesu, nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Avuye mu ijuru rya gatatu yaravuze ngo menye n'imbaraga shushanywe n'urupfu. Yasoje avuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, ngiye ndi empty, ibintu byose Imana yanshizemwo bisigiye abantu ndagiye. Hajya uzava mu isi warakoze iki? N'impano yawe ntuyizi, n'umuhamagaro wawe ntuwuzi, uraza gusa ukinjira ugasohoka. Tugomba kugira itegeko ry'umwuka ritsinda kamere. Niduhore mu bya mbere byo gutungwa n'amata. Hanyuma tugomba kubaho ubuzima buramye. Ubwo ni igice cy'umwuka gusa. Mu bugingo habamwe ibintu bine, harimo kamere, amahitamo, amarangamutima n'ubwenge. Iyo agakiza kageze muri ico gice, uhinduka ku ngeso buri gihe. Nabaye pasiteri 2007, ariko ngiye kuba pasiteri nta kintu kimwe bimbwiye. Ikintu nita umurimo w'Imana ni ikintu Imana ikoze mu mutima wo kwa Desire. Iyo ngize amahirwe ikanshoboza gutsinda ingeso imwe ya kamere, ndavuga wow, ibi bizanyinjiza mu bwami. Nayo imirimo yindi nayizanyura mu muriro. Nituvina tuzasanga bacanye umuriro wizewe, bahamagare Desire mu mazina ye ahagarare hariya. Ntabwo tuzaba twihuta, tuzaba dufite imyaka 3 n'igice yo gupima imirimo. Umurimo wose utakoranye urukundo uzasigaramo. Abantu bubakiye ubuzima ku mpano no guserva abandi, ntibita ku kwera imbuto no gusa na Yesu. Agakiza kagaragarira mu guhinduka ku ngeso. Kagaragarira mu guhinduka ku ngeso. Hanyuma ukwiye kureba amahitamo yawe ameze gute. Waruzi ko umuntu yakomeretse hari amagi 4 mu bwonko ahita ameneka. Ijya mbere ni amahitamo. Arabana amahitamo yamenetse. Uyu munsi abaru wo mu isoko ibohora, ejo akaba ari umudivantiste, ejo bundi akaba ntazica kwiye guhitamwo, ntazice akwiye guhagarara mu nzu y'Imana, araho gusa. Nzongera kukubaka. Inkuru nziza nababwira nuko n'ibyasenyutse n'ibyangijwe n'akahise kacu naho twanyuze, Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Imana izongera kukubaka. Yesaya 61 haravuga ngo ntiyaje gukiza ibyaha gusa, yaje no kuvura umutima ukomeretse. Imana ikiza ibyaha igakiza n'umutima ukomeretse. Hanyuma ndashaka kugana ku musozo. Hari ibintu 7 nshaka ko tureba. Hano isezerano ryari ry'Abisirayeli bari mu bunyage, aho Imana yavuze ngo nzongera kububaka. Kandi Imana niyo kwizegwa. Batashe mu bice bitatu. Igice kimwe cyatahanye na Zerubabeli, ikindi gitahana na Nehemiya, ikindi gitahana bamwe baje gusana urusengero, abandi baje gushiraho inkike, abandi baje gushiraho iby'ubutambyi. Ezira yari umuntu yasomye amategeko yose uko yakabaye, yari umuntu byahindutse ubuzima bwe. Hanyuma Nehemiya yaraje ashiraho inkike, Abisirayeli baranezerwa, urusengero rubaho. Imana niyo kwizegwa, yarongeye irabubaka. Yakoresheje kuro mbere yuko avuka. Imana yamuvuzeho imyaka 150 mbere yuko avuka. Iravuga ngo uwasizwe kuro. Bibiliya ivuga abantu babiri gusa basizwe, ni Yesu na kuro. Nibo babiri gusa basizwe. Nimureba ibyo twigira, nimureba ibihari, nimureba ibiduteye ubwoba n'ibindi byose. Imana ikintu ivuze kingana n'icikoze. Mu karere k'ibiyaga bigari ikintu Imana ivuze kingana n'icikoze. Iyo yabivuze itangira kubikoraho. Mu karere k'ibiyaga bigari
hari amaso turebesha ibibazo bihari. Sinshaka kukubuza kubireba nk'uko ubireba, oya, ariko ngewe hari amaso Imana yampaye yo kureba ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Hano habaye jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, Kongo n'uyu munsi birakomeje, i Burundi byarabaye. Hanyuma wakwibaza kubera iki muri aka karere? Ngewe ntabwo mbibirebera mu isura y'Abahutu n'Abatutsi, mbirebera ko Satani ari kugwanya icyo Imana yavuze. Nubwo tubabaye, nubwo twahuye n'umubabaro urenze indi, aka karere kazavamo ububyutse buzahindura isi. Hanyuma kuba hari ibyago ntibihindura icyo Imana yavuze. Mwibuke ko igihe hari havutse Mose, kuko yari umucunguzi w'Abisirayeli, abana b'abahungu barapfuye. Igihe cyose habonetse umucunguzi, jenoside ntishobora kubura. Yesu yavutse, nabwo abana bakwije imyaka 2 bose barapfuye, kuko hari havutse undi mucunguzi. Aka karere kazavamo gucungura isi, hazavamo ububyutse buzakwira isi yose. Sinkubujije kubireba uko wowe ubireba, simbikubujije, ariko ngewe ndabizi ko aha hantu hari ikintu Imana yahavuze. Hanyuma buri munsi rero, buri munsi uko Satani yongera ibyago, niko ndushaho gutekereza ngo hari abantu Imana yahisha ahantu basenga ku manywa na nijoro, bariho baratungana, Imana iriho irubaka mu bice byose, bazahagararira ububyutse mu gihe buzaba buje. Nicyo ntekereza, kubera ko utu duce tw'amadini ya nibaza umunsi ngewe nawe twahuriye muri Somalia, zabanza kukubaza idini usengamo, bizaba bikenewe. Tuzaba dufite ikibazo kimwe gusa, cyane Shabab. Ibi twirirwa dupezanya, twubaka ibisengero, twubaka ubwami bwacu, tugaragaza gukomera kwacu, tukakurebera mu mishahara n'imodoka abashumba bagendamo, nuko twabuze icyo dukora. Umunsi ububyutse bwaje, ubumwe bw'itorero buzaba buhari, imipaka izasenyuka. Itorero ni rimwe mu moko ataramwe, yizera umukiza umwe no kuzuka kumwe. Yaba ikintu cyazanye ibice muri iryo bikarisuzuguza abataririmo, nyamara bera baryo bahora babwira umwami ibyaryo wazarirenge. Nyine kuko tudafite icyo dukora, mureke nyine tupezanye. Ariko icyama amaso yanjye akazongera kureba ububyutse bw'itorero. Sinakijijwe kera, nakijijwe muri 86. 86 nkizwa, nasanze bikimeze neza aho gahoro. Nabonye aho korari ririmba hano, ahantu hose ari umudayimoni akavuza induru. Nabonye abakobwa bakubura imbuga buzuye umwuka wera. Kuwa gatandatu, ku cyumweru umuntu yakandagira afite abadayimoni ku mbuga y'urusengero, bakamukubita hasi. Dusigaye turirimbana n'abatinganyi, n'abanywa inzoga, n'abafite abagore nka 3, n'abakuye mwinda. Mana we, cyamakaza udatinze. Bihe byiza bizagaruka, mwe mugumaho gusa. Bihe byiza bizaza, izongera twubake. Nigeze kubona umusaza umutanzania yitwa Moses Korora, ufite ububyutse muri we. Twahuriye muri stade ahantu, arangije avuga ngo tugiye gusenya imirimo y'umwijima muri aka gace. Arangije arasenga, ahantu hose hari abadayimoni muri stade babakubita hasi. Icyantangaje, imbaraga z'Imana zamuvuyemo zigenda ibirometero 4. Abantu bose bari muri ico cyerekezo bafite abadayimoni, babakubita hasi, babazana muri stade. Naravuze wow, Imana iracafite abantu yubatse bashobora guhagararira ububyutse. Uwo munsi yarasenze aravuga ngo tugiye gusengera abagwayi, abatari bukira aka kanya murakomeza gukira. Ndashidikanya, ndavuga nti uyu musaza ashobora kuba ananiwe. Ariko natangajwe nuko saa 8 y'ijoro numvise induru, umuntu avuze ngo ye akaguru kararambutse. Saa 9 undi akavuga ngo amaso arahumutse. None itorero ryaravogerewe.
bisigaye ari ibisanzwe kabisa, byabuzemo imbaraga, cyakora byaje mu ibyuma bihenda. Imana ishimwe. byajemo amafaranga. Ba Petero babwiye ikirema, barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko hari ikindi dufite. Mu izina rya Yesu haguruka utambuke. None ubu byaracuramye, ifeza n'izahabu zaraje, ariko irivuga ngo haguruka utambuke ntituriheruka, ntabwo turiheruka. Icyama tukabigira byombi, ifeza n'izahabu zikaza, ariko iby'umwuka ntibishira. Tukagumya tugatera imbere, ariko tukaba tumeze neza. Nzongera mwubake, uzaba wubakitse, uzaba wubakitse. Kugira ngo twubakwe hari ibintu dukwiye gutekerezaho. Icyambere, ni biki byadusenye? Ni biki byadusenye? Ni biki byadusenye? Eliya kugira ngo umuriro umanuke yabanje gusanasana igicaniro, acubakisha amabuye 12. Buri buye ryari rihagarariye umuryango wa Isirayeli. Ntabwo byarukuza ngo ashireho ibuye, yabanje kwatura ibyaha by'uwo muryango. Igihe cyose tutaramenya ibyadusenye, ntabwo twakubakwa ngo bikunde. Ni biki byadusenye? Ni iki byasenye umubiri wa Kristo? Ni biki byatubujije ubumwe? Ni biki bituma tudakundana? Icya kabiri, ni uruhare rwacu mu gusenyuka. Ntihashobora kubaho gusenyuka hatari mu ruhare rwacu. Nuruhe ruhare rwacu mu gusenyuka? Mu ngobyi ya Edeni abantu bitanye ba mwana. Ntabwo ari nge, ni umugore wampaye. Umugore ntabwo ari nge, ni inzoka. Inzoka isobanura ibindi. Bombi barahanye. Igihe cyose tutaramenya uruhare rwacu, ntabwo dushobora gukira. Hanyuma icya gatatu, muri ibi kuba turi i Babuloni, turi kwigishwa iki? Kuba turi i Babuloni ni iki Imana iri kitwigisha? Imana ko atari ingome, ko itanatwanga, yadutwaye i Babuloni kubera turi kwigishwa iki? Imana yifuza kuba muri centre y'umutima, yifuza kuba umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Igihe cyose twimuye Imana, tukimika logique, tukimika tukaramya ibyo yaduhaye, tukimura Imana, tukimika ubwenge gusa, i Babuloni tuzahatinda. Ariko igihe twagize Imana ya mbere, nakunze Ezira yaricaye ateranya Abisirayeli bose ahantu mu kibaya. Barangije ngo bamara iminsi 3 bihana, baravuga ngo yego twaragucumuyeho, twarakwimuye, twimika ibindi. Hanyuma ngo birukana n'abagore b'abanyamahanga bose babasubiza iwabo. Igihe tutaramenya icyo turiho turigishwa, ishuri ntabwo rizarangira. Ntaco tuzogama tuyibesha amapave na sound proof ni sawa. Gusengera no hari isuku ntako biza, ariko imvugo y'Imana twarayumvije. Hanyuma ikindi dukwiye kureba, yego turi Babuloni, ariko hari imiryango ikinguye. Ntabwo abantu bapfira gushira. I Babuloni hariyo Danieli, hariyo Shadraka na Meshake na Abedunego. Imana yasigaje itsinda ry'abayubaha twakwiyungaho. Nta bantu tuzi bafite ububyutse, bafite imbuto nziza, twakonekta hanyuma umuriro ukaza. Nta miryango ikinguye ihari. Ikindi dukwiye no kumenya inzitizi. Izi nzitizi dufite. Inzitizi ya mbere ni umuco wacu. Umuco wacu. Umuntu agwisha kwa kwanga ukamuhisha kubizi. Umurenza aho wera ibijumba, imfura ishenjagira ishira. Umujinya w'imfura uba munsi y'igitwenge singe wahera. Aho umuntu agusuza akakubwira Yesu ashimwe, umutima utagukunda. Dukwiye kureba inzitizi dufite uko zinga. Ye narumiwe pe. Narumiwe. Uziko muri Covid utubare twose dufunze, n'insengero zifunze, nibwo Bralirwa yungutse kuruta ikindi gihe cyose. Bungutse 64%.
zanywewe nande? Zanywerewe abagisto nibo bazinyweye pe, nibo bazinyweye. Hanyuma ikindi cya gatandatu ni ukumenya ni iki Imana idusezeranye. Tugomba gusenga dushingiye ku masezerano y'Imana. Danieli yamenye ko amasezerano yuzuye, imyaka 70 yuzuye, ahita ajya gusenga. Imana yumva gusenga kwe, bava mu bunyage. Hanyuma ni iki tugomba gukora kugira ngo twubakwe? Ibyo byose ntabwo tuzabyijyama gutya mu mashuka ngo tubyuke twubatswe, ntabwo bibaho. Aje tugomba gukora kugira ngo twubakwe. Yego turi mu bunyage, ariko twaba twitoza byibuze gake gake, tukitoza kuba abigishwa ba Yesu, hanyuma tukitoza uko tugomba guhagarara. Twunamisha amaso dusenge. Nashoje. Nta hantu Mwuka Wera yaba guhishuriye hasenyutse. Nta hantu wabwira Imana kuri uyu mugoroba kugira ngo ikubake. Uramutse uhari wahaguruka tugafatanya gusenga, tukabwiza Imana ukuri ikigomba gukora mu buzima bwacu. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, Mana waduhamagaye kugira ngo twubake, tuguciriye bugufi. Uyu mugoroba tukubereye abanyakuri. Isezerano ryawe riratubwiye ngo nzongera mbubake, namwe muzaba mwubakitse. Muzongera kuririmba indirimbo z'abanezerewe. Turagushimiye ko mu isoko ibohora, muri isoko imara inyota, turagushimiye ko udusezeranyije kutwubaka. Turasenze ngo utubabarire ibyo twagizemo uruhare mu byadusenye. Utubabarire kugira imitekerereze y'isi, utubabarire kwifuza ibyo muri Egiputa, utubabarire Mwami, utubabarire akamenyero, utubabarire akamenyero, utubabarire akamenyero, utubabarire akamenyero. Hano tubabarire. Utubabarire akamenyero. Utubabarire Mana. Twarakumenyereye, twamenyereye kugukorera, twamenyereye amasaha twinjirira mu rusenge, twarabimenyereye, twarabimenye, bihinduka ibisanzwe, icubero cyawe kirimuka. Utubabarire Mwami, utubabarire, 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 utubabarire uyu mugoroba, utubabarire kukumenyera. Twimuye icubahiro cyawe, bikojeje isoni, ni ikimwaro, ni ikintu kibi kwimura Imana mu mutima. Twakwimuye muri santere y'umutima, twakwimuye mu bubiko bwa, twakwimuye aho wakagombye kuburi. Twimika ibindi, twimika amaganya y'isi, twimika ibindi. Utubabarire uyu mugoroba, utubabarire. Turakwinginze wongere kwima nk'umwami. Ngwino wime mu mitima yacu, ngwino uhindure ubuzima, ngwino uhindure imiterere, ngwino duhindure, udushoboze ugaruke muri santere y'umutima. Turindisha imbaraga zawe, ubuntu bwawe nibubane natwe, duhagarika hakwiriye mu izina rya Yesu. Amen.